Mwaramutse neza, mwaramutse bavandimwe, abantu bagenda batwereka ko badukurikira kandi batuganiriza binyuze mu makomantere cyangwa comments, twereka ko badukurikira bakanda like, batwereka ko inshuti za kadasohoka noneho byisumbuyeho bakanze subscribe. Mwese ndabasuhuje. Ubwo mboneraho no kubwira abatarakanda kuri subscribe gukandaho kugira ngo dukomeze twaguke kandi mujye mubona n'ibiganiro byacu uko tubishyizeho. Maze iminsi nkoresha iyi style yo gukoresha ijwi ntagaragaza video cyane kubera ko ndacyarwaye. Akenshi nkoresha mba nambaye ingofero, ntabwo rero nshaka ko abantu bahora bambona nambaye ingofero muzaba mubyihanganira, ariko nzongera ngaruke ngaragare nka video yanjye nyirizina mumbona tuganira murabikeneye ibyo byose, ariko niyo mpamvu nta n'iyindi. Akanya rero nageneye ikiganiro, murabizi ko twavuze ko tuzajya tuganira tuvugurana twunganirana, tugirana inama. Nihuguka nyine burya muhaguka umuntu aruhuze, ariko iyo ahugutse aba akeneye ko umuha amakuru yuzuye, utamuhangika cyangwa umuha igice. Nimuhuguke rero tuganire, buriya hari ukuntu iyo umuntu asubije amaso inyuma akareba cyane cyane mu migenzereze ye, mu mikorere ye, mu mibereho ye, hari igihe rimwe na rimwe umuntu yibaza ngo ese ubundi nkanjye maze iki mu itorero, cyangwa nkorera iki itorero? Nashatse ko tuganira ku kintu cyitwa imirimo mu itorero. Hari ukuntu ujya kubona ukabona abantu baricaye, ku cyumweru araje, kwa kangahe araje, ariko gasa n'aho ari neutre. Nashaka kumenya aderesi ye, ntumenya icyo atekereza. Iyo inama ziba ntiwamubonamo, ariko niyo yaza mu nama nta gitekerezo yatanga, aba yiyicariye hariya tu nami gasoza. Iyo bagiye ku ifunguro ryera hari n'igihe usanga atanazi, ntumenya imigendere ye. Hanyuma hari ibiganiro byajyaga bava ngo by'amahugurwa y'abashakanye n'iki, ntiwamubonamo. Niyo yanaza yibereye ari inyuma, ntiwakumva n'igitekerezo. Uyu muntu iyo umurebye uretse kumva ngo ni umwadeperi, uretse kumva ngo ni umu restoration, uretse kumva ngo ni iki, ntabwo wabona uruhare rwe. Rero noneho hari n'abandi uvuze uti tubarure cyangwa tumenye abantu bacu bari mu rusengero, tumenye abagabo barimo, tumenye abagore barimo, n'icyabatera karakara. Nta muntu ubarura ubwoko bw'Imana na Dawidi yarabaruye yarabizize. Imana yaramuhana. Harya ni Dawidi yaje kubarura ngo ubwoko bw'Imana. Nubwo ni umuntu ushaka kubaho, asaba mwita ngo iki, ni umusanzu aderese, cyangwa sinzi niba ndi mwita umusanzu aderese, kuko ashaka kuba azwi mu mibare y'itorero, ariko ntashaka kumenyekana mu mpapuro z'itorero. Cyangwa ndabyita ngo ntashaka ko izina rye rigaragara, ariko kandi ntumenya ko ahari. Niyo ahari ntumenya niba azi kuvuga, kandi buri gihe ahora ubona sego n'iki, bavuga ngo ntacyo yishe nta n'icyo akijije. Icyo ngicyo nacyo ni ikindi. Aha rero uyu muntu ngiye mbona sinzi, njya ndeba ntumenya
hari nk'igihe nk'umuntu arwara cyangwa se apfa ukajya kubarira ariko uwo muntu warwaye nako iyo arwaye kenshi nta nubwo kenshi binamenyekana aho ororokera mu nzu. Kubera iki? Ntabwo yigeze agira umwanya wo kwigaragaza cyangwa ntabwo yigeze amenyekana. Uriya ntabwo bivuze ngo wiyerekane cyane, werekane kuri igitangaza, werekane gukora byinshi. Hari n'abantu bashaka kwigaragaza cyane ibintu byose ugasanga abigaragayemo. Ariko icyo hano tuvuga ni iki? Ni ukwibaza ngo ese usanga abantu nk'aba ngaba bakunda kugira ibibazo kandi ntibinamenyekane. Noneho yanababaho kubera ko baba barabaye nk'abantu baba muri solitude cyangwa mu bwigunge cyangwa mu bwihebe, ugasanga barakonana itorero ngo ntawabitayeho, ntawagize gutya, ariko mu by'ukuri aribo bantu batumye batamenyekana cyangwa se batabasha gufashwa muri ibyo bibazo navuga bibatunguye cyangwa se bibabayeho. Ariko nkibaza, ubundi umuntu iyo yemeye kuba umukristo w'itorero runaka, kuki ubundi atanishimira kubana naryo muri byose? Ndavuga kubana n'itorero muri byose bivuze kubigaragaramo ukanarikorera nyine. Urikorera bivuze iki? Niba abandi daboro duhere nko kuri kumva bakwanditse mu bitabo by'itorero ko witwa kanaka, utuye aha ngaha, ufite umugabo cyangwa ufite umugore, bigutwaye. Ese leta yo ikuzi? Ufite ipfunwe se ryo kwitwa nyiri uwo muri iri torero? Hano ngo baranga kwandikisha amazina, bakakwandikisha akazi bakora, bakanga kwandikisha aho batuye, uretse ko ibyo byose atari nako babibarura. Ariko gihe muri covid narayibonye, nabonaga ibintu bigoye umuntu usanga abantu banze kwiyandikisha ngo ku buryo kugira ngo uzamenye imibare ni ukwesitima gusa, ni ukugereranya imibare y'abantu n'amazina bisa naho yabituzuye. Hari abantu bagenda bazimira. Noneho ikindi ni ukwibaza ngo ese ubundi hari icyo ngicyo nabivuze cyo kugaragara byita irangamimerere muri registre cyangwa se muri database y'itorero. Ariko ubundi niba umuntu ari mu bintu yemera cyangwa yubaha, kubera icyo adashaka gufatanya n'abandi, hari imirimo myinshi mu itorero. Ugenda ndeba usanga abantu benshi uvuze ngo agiye mu murimo ni ukujya kuba umuririmbyi, kandi abaririmbyi sinzi niba yenda muri ubu byumve yuko mbaciye intege. Ntabwo abantu bose baremeye kuririmba muri korali. Gusa abantu bose bajya muri korali. N'umuntu udafite ijwi ngo arashaka kujya muri korali. Umuntu arabakunze, numva umuhamagaro uraje, numva ndashaka. Hano bajya muri korali bose. N'ubutagira ijwi ngo nyine ngo azajya basengera. Ntuzi imisiyo ya mbere ikuzanye no gusenga. Ngira ngo ubundi mu bintu bya mbere bizanye umuntu muri korali ni kuririmba. Ubuse abantu bose nibabura ukaba usigaye kandi hari mikoro ugomba nayo gufata. Ntabwo uzaririmba ngo ngiye wumva ngo naje nje gusengera korali, ngo naje ngo nje kubaha amafaranga. Hari ibintu nge ntajya nemera, mujye munyihanganira. Ngo urumva ngo uyu nguyu ngo twese ntabwo ariko tuzafata mikoro, ngo twese ntabwo ariko tuzagira, ngo uyu nguyu yashaka kuba ngo yenda ngo azadufasha ngo mu kujya ngo agira atera ngo afite ubushobozi, ngo ashaka kuduha amafaranga, ashobora gusenga, ashaka kubwiriza. Ntabwo misiyo principale y'umuririmbyi ari ukubwiriza rwose, no, ni ijambo cyangwa se mu gutanga amafaranga. Ni ukuririmba, akaririmbira Imana mu maso y'abantu, bagahindukira babihere mu ntoki. Ubwo ni urugero. Abantu bose mu rusengero harimo ubudiyakoni, harimo kuba mu makomite za minisiteri zitandukanye, harimo gukora amasuku mu rusengero, harimo ibikorwa byinshi. Sinumva impamvu umuntu yakumva
yakwifuza kumera nk'inyeshyamba ahantu babyita ngo ni ukuvumbayo wengewe donc wango umuntu ntashaka sibwo mugani birahuyera umuntu ntashaka kugaragara aho yagakwiye kugaragara afite uburenganzira bwose bwo kuhagaragarira ariko ntago ashaka kuhagaragara uyu muntu afite ikibazo umuntu akwiye gufasha abantu kwigaragaza agomba kwigaragaza agomba kugaragara kandi akabana n'abandi yisanzuye ameze neza afite umutima ukeye yuko ari muri bene se so rero ntabwo mbizi aho byaturutse shaka kuba abantu hari abantu bavuga ngo nimvuga yenda aho mperereye bazajya baza kundeba se nabuze nuko mbyita ese ko adashaka gutanga imyirondoro no kumenyekana ni ukugira ngo abantu batamenya aho atuye batazamusaba se ko dushaka mu rusengero kuhaba mu nama z'abubatse n'abaki bose arumva yihagije ntakeneye se ibintu byose bikorerwa mu nzu y'Imana ese ko ari mu nzu y'Imana ubona arwanya Imana reka mbyite gutya noneho ngo hari abantu babaho noneho icyo ni ikindi cyiciro noneho we aranahara ariko ni negativiste buri gihe no gukasa no kunenga iyo yari nkanjye nyoboye ibi ngibi nakora gutya buri gihe ahora icyo se bamwita ngo iki ni umuntu nyine umwopoza kandi ari mu rusengero no umwopoza ntiwamubona agira icyo ashima ntiwamubona agira icyo yubaha reka ni umuntu w'umubihirwe wibereyeho umuntu arakirijwe ubundi yaje kugerageza abantu yaje mu biki umuntu akwiye kureba ubundi ibyo nkora hano mu rusengero birazwi ese ubundi ko nkora ndi umuntu usa n'uhanganye umusaruro wanjye n'uwo Imana yanshakagamo koko ntekereza ko abantu bahindura amatorero cyangwa bajya mu matorero bagira ngo bamiriyore cyangwa bakore ibikwiye ntabwo hari abantu usanga bari mu masengero cyangwa mu matorero ariko nanone ukibaza niba bari mu rusengero pe noneho rero ibyo bintu byaranyoye namwe muzambwire uko mubyumva ariko hari abantu bibereye aho utamenya ko banahari ariko n'abahari ugasanga nibo babaye hari abantu bitwaga ngo ba Sanibarati na ba Tobiya na ba Geshemu batifuza ko umurimo ukorwa bakajya baserereza ba Nehemiya ngo ibyo bintu mwubaka ngo n'ingunzu nizikandagiraho bizahita bisenyuka ibaze ingunzu kandagiye ku matafari ngo gasenyuka navuga ngo bo babaraho baca intege tu nta kintu kiza babona korari rarima ngo basakuje pastor yabwiza atatabiya binavuga ni politike cyane ibi abantu batura bati nta mpamvu yo gutura byose biribwa n'abapastori bagira batya bavuga bati bwitangiye tuzakira ngo bajye batanga ko dutura menshi kandi ugasanga ko nta natura nagaragara simbizi nyine iyo byose bene uwo muntu aba yifite utubazo twinshi bavuga bati tugire tusigare dukore inama y'abakiza ariko bariya nabo amasaha badufashe ko ari menshi bagiye bagira buri gihe abafite ibibazo n'imanza n'intambara muri bo uyu muntu yameshekamo akigaragaza agakora nk'umukristo w'itorero yemera arimo ntabaza akabivamo akagenda agashaka aho yemera rero njyewe muzajya munyihanganira ibintu ndimo mba nshaka kubigaragaramo niba ndi umuririmbyi mashaka kugaragara ndi umuririmbyi hari abigeze kunsereza ngo kera najyaga mbyina cyane mu rusengero ntabwo ari mu rusengero ngo ndabyinagura se hari uri muri korari ugahimbarwa ukataraka rwose bitewe n'injyana n'indirimbo irimo iririmba noneho umuntu umwe aza kumpugura akarekara nta muperezida ubyinagura nta muperezida wa korari ugomba kwitwara nagiye mbigabanya nyine narihanganye ndabigabanya ariko mwarangushije ariko ntabwo mu by'ukuri amarangamutima yawe uri mu nzu y'Imana ugomba kuyagaragaza niba ari ugukora abantu ntibakora kwitanga agezaho kwitanga umuntu niba yumva hari ukuntu afite utuntu cyangwa azabona ikintu yitange nzi ubundi ko twitanga ngo dufashanye twungurane nk'abakristo arayitanga hanze akavuga ngo ariya amafaranga apfuye busa nkamwe uribuka Yuda
ariko aya mavuta ngo umugore amennye we ngo yari kuzafasha abakene iyo tuyagurishamo amafaranga, iyo tubyaza amafaranga, kandi ngo nta nubwo mu by'ukuri ntabwo ari mu yari afitiye abakene, ahubwo yashakaga ukuntu yazajya yikatishiriza makeya. Noneho umuntu arajya kwitanga. Sinababwiye ntarubaka ahakirisitu gito, hajyaga iyo najya mu rusengero nkitanga bavuga ngo ari kuriya ngo uhorana akarago ku mutwe yimuka, ngo arabura kutwegeranya ngo azagire ngo azubake. Abantu benshi nyine bakavuga iyo bishakira. Bene aba bantu rero baca intege ibintu byose bazi nk'ibyo bigambo iyo bikugezeho ukuntu uhita ucika intege. Wibaza ese ubu ngubu aha ni bene data, aha ni abakontirisitisi bo hanze, si abantu baje kugira ngo bananize abo mu rusengero, mbese byose bikakuyobera, bikayoberwa icyerekezo cyabo. Rero nshuti zanjye, ibyo turimo tubyemera, tubibemo tubyemera, tubituremo, tubikoreremo kandi twubahane. Ikindi nanone ugira pozisiyo ufata mu nzu y'Imana, kandi iyo pozisiyo uyitsimbarareho, ukomeze waguka kugira ngo niduhuza twese izo mpano zitandukanye n'imikorere, ari abantu bubaka nk'umubiri wa Kristo, ariko kandi banubakana mu bundi buryo. Ikindi nanone, ushobora no kuba hari ibintu runaka umetiriza gukora. Njye nshobora kuba ntabashije kubwiriza ijambo ry'Imana, ntabashije kuririmba, ntabashije gusenga ya masengesho y'abanyamasengesho ngo n'ab'ingenzi, ntabashije gukubura cyangwa kujya gute, ariko nshobora kuba mu bintu nzi nabasha no kwikorera business cyangwa kwihangira imirimo, nkaba nabasha no kwigisha abandi gukora business kuko yenda mbizi. Hasaba yenda nk'ubuyobozi konzi mfite narabibonye mu gukora ibi n'ibi, ubu ntabwo mwanyegeranyiriza abakirisitu abigisha ibi n'ibi. Erega buriya hariya ni mu wundi muryango tuba twumva, hapa ari umuryango wawe rwose. Imirimo ni myinshi mu rusengero, imirimo iragutse, kumva umuntu agenda nk'utazwi kandi yagirira umumaro abantu ntakigenda. Reka nsoreza aha, nako no gucumbika, ariko mbabwire ko ugomba kuba mu bintu byemera ubirimo neza, kandi ugomba kubigaragaramo rwose. Abakunenga n'abakunegura ngo ibintu birimo ngo ridumbukiza ngo ugire ute, ntibibareba. Kora ibyiza ugifite uburyo, kandi wumve mugani ngo feel at home, wumve yuko aho hantu ari iwanyu, wumve yuko aho hantu uri ugomba kuhinjoyinga, kandi nanone ukishimira kubana na bene so. Nk'abari abantu anangiye nakavuze mana yanjye, hano basigaye basohoka mu rusengero biruka, ntabwo abantu bagishaka gusuhuzanya, abantu bagishaka guhagarara ngo basuhuzanye. Ubundi ubu bantu bazafatwa. Umuntu yaje akererewe, arangije asohotse nyuma yiruka, mbere yiruka plutôt, ntashaka no gusuhuzanya. Si mu bintu byarangaga abakirisitu ni uguhuza urugwiro, abantu bagahanza bagahagarara imbere y'urusengero bagasuhuzanya, bakishimirana, bakajya ate. Wenda nk'ibi bintu bya Marburg nabyo byaje nakavuye bya corona biherutse, byagiye bituma sociability igabanuka. Ariko bantu bazi mwene so umeze ute, bahumeka se ugete kwa kuzimira nyine. Navuze abantu barazimira, ntumenya ngo yagiye he, kuko niyo naje ntumenya ngo yatashye ryari. Hanyuma rero reka nsoze mvuga ngo nakagaruka, dukomeze dushyigikire uyu muco wo kuba mu nzu y'Imana, tubanye nk'abavandimwe, nk'umuryango mushya cyangwa mugari twungutse, kandi dukomeze twungure n'abandi inama, tubabwira ko mu rusengero bigomba kuba bimeze ukuntu umuntu agomba kwitwara, kuko ubuzima bwo mu rusengero ni ubuzima bwiza, ni ubuzima bugumara ya mibabaro n'amaganya wari wazanye, ni ahantu wungukira, usangira n'abandi ubuhamya, ushobora no gukuramo n'iby'ubwenge byagufasha. Kandi nyine umuntu nanaza tujye tumwereka urugwiro, tumwereke ko dufatanije muri byose, nawe yibone muri twebwe. Ikindi ariko nta n'uwahamagariye kuvuga undi amagambo, hari n'abacibwa intege n'amagambo tugenda tuvuga ugasanga turasenyana. Umuntu rero yabyumva akaba atoke ndifasha, nta kintu nzakora, nta muntu nzavugana nawe. Reka tugabanye ikintu cyose za bariyeri zatuma abantu bagenda bazinuka iby'urusengero, ahubwo dukora ikintu gituma
barwishimira barujyamo. Ndabashimiye rero mwese, nsoza reka nongere mbahamagarire gukomeza gushyigikira uru rubuga dukanda subscribe, abatarayikanze niba mvuga dukanda like, dukanda tushyiraho komantere zacu cyangwa se ibyo dutekereza kuri iki kiganiro, hanyuma dusangiza n'inshuti zacu. Ariko intego nyamukuru ni uko twishimira mu by'ukuri kuba mu nzu y'Imana, tubyemera tunabigaragaza ko tubyemera. Imana ibaho mu